mbabarira turirimba indirimbo ivuga ngo aya marira azashira aka gahinda karangire iyo umubabaro urangiye biba bigiye kurangira ushobora kurarurira mu gitondo impundu zikavuga Haleluya amena Haleluya amena man Yesu ashobora byose urumva afata amasaka bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV Show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi ndikwiza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kanizere ko mumeze neza rero mwese mudukurikirana ariko by'umwihariko ntago nareka gutangira nshimira we wakoze subscribe ukandika share ndetse ugakora share kwandika na comment ndagira ngo mbabwire ko comment zanyu ari ingirakamaro kuri twese arabo tuba twaganiriye nabo ndetse n'abandi bose baba badukurikiranye nugire ikiganiro n'ukuri ujye urwandika comment ushaka kwandika inama cyangwa se igitekerezo ku kiganiro ku muntu tuba twaganiriye nawe n'indi nyunganizi cyangwa se ubundi bufasha bwose ushobora kuba watanga reka rero nizere ko muzajya mubikora nkuko muri kubikora mukomeje kubikora n'ubundi uyu munsi rero turi kumwe na mama Betty ndetse na papa Betty tugiye kuganira byinshi bitandukanye ku buzima bwabo ngira ngo mumaze iminsi mubona ibiganiro tumaze iminsi dukora umuryango wamaze iminsi nawo ufite ibibazo byinshi mwagiye mubibona ariko uyu munsi hari gututumba ibyishimo mu muryango kwa mama Betty tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane umeze ute meze neza biragaragara uraryoshye meze neza ariko ntago nzi ikintu umuntu umiye hano rwose peruka hano uyu muntu wanjye bitameze neza nanataha mbabaye cyane ndira ko sinzi impamvu mu ngaro yahanga nta yindi mpamvu ariko sinambi uri kumwe n'umugabo wawe ufite iki ruhe rw'ikintu none se ko bisanzwe ari bibi nabwirwa n'iki ko atari bibi umugabo musanzwe muhora kubera ko ari bibi ntabwo tujye duhura tuvugana ibintu byiza wakubituye umubyeyi oya erega n'umuntu ashobora kutagukubita ari kwa magambo yonyine akagukomeretsa kurenza uko umuntu yakagukubise uyu munsi rero nta magambo ari bukubwire mabi ndatekereza nta n'ibintu bibi biri bubeho ahubwo yifuje guhura nawe kubw'ibintu byinshi byagiye biba mu muryango wanyu ahubwo twifuza ko bigeraho bikarangira nyine bikagera ku iherezo Joshua nawe ndakwakire mu kiganiro murakoze cyane madamu ko numva atizeye umuhuro wanyu kuri bugende neza ni ukuvuga ngo ubundi yagukanze ntibinturo nibyo ibyavuze yagukanze nk'ibintu bivuze ko kugira amakenga bye byumvikana bifite ishingiro amakenga yendagira ngo turugira ngo ashire tuganire yashize impumpu kuko ntago waganira n'umuntu ufite umutima uhagaze kwa ko dukunze kuganira uvuga uti jyana umwana shaka se ubu azi ko n'ubundi nibyo niko mbimenyereye niyo mpamvu kandi naga ariko bimeze n'ukuri inkoni zahinduye imirishyo amazi sakiri yandi nawe mbese uri umuntu kuri vugira kugira ngo dutuganire tuje ko ndabona adatuje dusa mama Betty karame nge ndumva muri ngewe ntuje ahubwo hari ikintu nendaga kukubaza ubuzima muri iyi minsi bumeze bute bwanjye se n'umwana ubuzima bwanjye n'umwana nyine ubwo ndimo n'ubwo kwa kundi stagihinduka none se ubwo urimo n'ubwo ikintu kitajya gihinduka ni ifoto uko wifotoje mu mwaka ushize n'imyaka izarinda iba 400 ari ukomeza umeze ute nukuvuga iyo kubashije gutyo ubwo nyine muri iyi minsi ubayeho gute uko biri kose uko wari umeze cyagihe ngo mperukana hari akahindutse byabaye bibi cyangwa byiza sibyo ra hari kiba cyara none se Keza ubundi bishobora kuba byiza gute niba papa Betty tutari kumwe nundi tukaba tutari kumwe ubundi urumva ubwo ari byiza gute ubwo nyine bivuze ko ari bibi kubera ko ndahumeka ntago ndwaye ubwo ni ubuzima bajya baca umugani ngo igishoro cya mbere ni ubuzima mu buzima nta kibazo mfite ndarwaye ntabwo ndwaye ndi muzima
nta kibazo ariko bikurikije ibyagiye binyizurungutanyaho cyangwa nibyo naciyemo ntabwo navuga ngo ni byiza kuko nta tandukaniro nako nta herezo ryabyo ni byiza kubera kuri muzika yego ntabwo ari byiza ubwo bishatse kuvuga ngo uri hagati nk'ururimi ni byiza uruhande rumwe urundi bikaba byiza yego ya rero ikintu nasabye uyu munyamakuru Keza kugira ngo ampuze nawe hari ikiganiro mperutse gukorana n'umugabo mwabyaranye buriya Keza ntabwo ajya aryama arara amajoro agakora ibishoboka byose kugira ngo yunge imiryango cyangwa se mu kimwe akore gusa ikintu navuga cyo Keza Imana ijye guha umugisha kandi kirenze kuri ibyo wenda njyewe ndi mubi cyane ariko ikintu nkwifurije Imana izaguha ubugingo buhoraho nawe rwose twese twaguze cyane kuko yamuje n'uriya mugabo ndebye udusatsi afite yashyizemo ibintu by'imweru niba ari ifu niba byita tentire ntabwo birangiye mba mbizi rero reka umugabo yashyizemo ibintu bimeze nk'iby'umuntu none ukuntu yiyogosheshe wagira ni umusuri urumva yanyoni bita umusuri urayizi yashyizemo ubuntu buzamutse hejuru urumva yapfumuye aha ibyo ndabizi ariko nkibibona nahise nkurura kuri cya kiganiro mwakoranye amwaka umwana ngo uyu mwana ngo nzamutobora amatwi ngo nzamutobora amazuru ngo nzamwambika impeta ku gapipi ngo nzakora iki ubwo njye nahise mbifata ndabikurura ndavuga ngo ese gutobora ugutwi ni primaire gutobora ugutwi ni garidiyene nahise mbara amashuri kuko yabivuze abikurikiranya nk'uko umwana yiga amashuri akayarangiza gupfumura izuru ni primaire gatoya aho nkubaze ibyo byose wabonye nibyo wari umpamagare kugira ngo umbwire oya ibintu naguhamagariye ni ibintu bikomeye kandi byiza n'uti uri wowe uri mwembi hari umuririmbyi yaririmbye ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro bwacya mu gitondo saa 11 ntago bigombera ngo bigere saa moya impundu ziga nta mugabo utanga impundu wa muntu we simbizi iby'impundu byanjye simbizi kuko ntago mbizi ndumva waciye hirya waciye hino ariko nyako ntago nzi ikintu mwampamagariye hano kuko ubushize natashye ndira narize imbere yawe ndari biranga turaza kukibuka wakibagiwe oya ntabwo nakibagiwe ahubwo kavuga ngo iki kamukambwe nanjye nkumve numve ko kari cyo kamfasha amarira ajya arangira kavuge twumve kavuga ngo iki kavuga ngo iki use aba ariko mperaho cyangwa mbanze ntacyo mbwira ku karimbo ko kavuga birasanisha n'ibyo ugiye kuvuga numve rero bitewe n'ukuntu numva mu mutima wanjye hameze n'ukuntu numva nkeye ku mutima sibyo kereka kakaririmba nkaririmbye ndi kubyina nitera hejuru ntago twajyaga duhura mpekenya yego wariwe se ubundi habaye iki ko aricyo kibazo mfite nanjye byanyuma ikintu cyanshimishije cya mbere nuko Yesu yafashe amenyo nahekenyaga akayajugunya mu nda ubu sinkihekenya amenyo usigaye mubona ukamwenyura yampaye ibyishimo yampaye umunezero warakishijwe mbaza ngo byaturutse herero sasa uyu munyamakuru bita Keza yarampamagaye nari ndi mu kazi nkuko ubu mvuye mu kazi nyine ni imyenda niyo nari nambaye ako munyamakuru nawe ujye ucunga umunsi nahinduye imyenda bari bwo mpamagara nese ko mba ntaguteguje kuko iyi myenda niyo nari nambaye ndi mu kazi n'ubu nzajya nguteguza yes byaba ari sabo noneho arampamagara ngo agiye kumpuza nge naje ntazi ibyo ari byo mvuye mu kazi nkuko mvuye mu kazi nona arambwira ngo
yaragira ngo ampuze n'umugabo wabyaranye n'umugore wanjye. Ukuntu nakubiswe n'inkuba. ubu se Kayusi baganira iki? Kayusi nzi twahuye, Kayusi intambara zikarota, Kayusi ikintu atangiriyeho si cyarangirizaho, icyo arangirijeho si cyo atangiriraho. baraganiriye ariko Ese mwaganiriye ibyerekeranye n'iki? Nanjye n'iki? Ngiye ko twahuye tuganira ari intambara z'umwana. Njye sugira ngo intambara nakoreye hano. Wakwereka iyo twakorana. Yarampiritse, nabonye yuko uriya mugabo nta kindi ashoboye. Uretse kugenda areba ahantu umugabo yataye urugo agahita. Rero njyewe nkimara kuganira n'uriya mugabo ngo ni Kayusi. Se ntago namwita imbwa kuko yarabyaye. Ariko ibikorwa akora n'ifoto umubonamo ntabwo ari ibintu bigaragaza ko umuntu azaba umugabo. Byane nyine ngo wariwe n'imwe. Mama Betty, umugore wanjye, twabanye dukundana. Mugore wanjye twabanye dukundana. Darota cyangwa duherukana nkubwira ngo ngiye kugisha inama inshuti n'abavandimwe, abadukurikiye batere komenti. Ibyo byose narabibonye, ariko nkihura n'umugabo mwabyaranye nabonye yuko nta mugabo wari uri kumwe nawe, wari uri kumwe n'umuyaga. Ntabwo ushobora kumenya icyerekezo umuyaga uri kujyamo. Ubusakuma, amashashi, udukombe tudafite imbaraga, nyine ibyo nibyo by'umuyaga. Njyewe nkimara kuhura n'uriya mugabo mwabyaranye, nkabona afite ubusatsi bumeze nk'ubw'umusuri, yaratoboye hano, yaratoboye aha. Ibyo ndabizerega. Noneho nkurikije ko yavuze ngo umwana ngazamwambika impeta ku gapipi, ngamugira umutinganyi, navuga nti gupfumura amazuru ni pirimeri, gupfumura amazuru amatwi ni garidiyene, gupfumura amazuru ni pirimeri. None se ibyo byose nabyumvise, ibyo numvishe ibintu ngashaka kuzajya kumutoza. Ntago byakondarega nanjye. Muri iki gihugu n'abasirikare bakora ikosi ntibabishobora. Ntago byakunda. Biragoye gutoborwa. Wigeze ubona umusirikare utoboye amata? Ntabwo byakunda, ntago bamutobora. Sacunga umutekano w'igihugu. Yego. Vakumbwa dore umuntu. Vakugiti dore umuntu. Umuntu ari hehe rero? Kera byari kuva ku giti. Ubu byabaye vakumbwa. Byarahindutse. None se yakuriye ntara jewe mfite ikibazo. None hano wampamagaye ibyo twahuye tuvuga warabibonye nibyo. Nanjye ndabizi. None bimeze bite? Mama Betty, ngusabye imbabazi. Unsabye? Ko mbivuga ukanseka. Unsabye? Urumva ari ikintu kigoye cyava mu kanwa kanjye. Uye ukomeza ubanze uso. Mama Betty, ngusabye imbabazi. Kandi ikigeretse kuri ibyo nzikuye ku mutima. Mama Betty, nge nawe tugitandukana nagiye pfira za Ruhango. Nshora business y'imyumbati ngira ngo bizampira. Imyumbati irabora, nta kintu nakuyeyo. Bigera naho uriya mugabo mwabyaranye wateretse ubusatsi bumeze nk'ubw'umusuri, yambwiye ngo nsa n'imbobo, ngo nsigaye nsa n'umuyede. Urumva? Ariko nge naramubwiye ijambo rikomeye, namubwira nti wowe usa n'abantu babatinganyi, abunza akabuno. Mu mugani baravuga ngo ni indaramabuno. Nambe ni indaramabuno wenda ukarara ku mugore, warara ni indaramabuno y'abagabo. None se ndabyumva. Ikintu rero naguhamagariye cyatumye ntuma Keza adasinzira
Keza umbabarire ndi mu bantu muri uyu munsi batumye oya udasinzi nta kibazo nanjye nabyifuzaga ibi sibyo icyo twese twifuza umutima umaze iminsi unike nkimara guhura n'uriya mugabo natashye umutima utari hano umutima urandya umutima umva natekereza nkatekereza mama Betty nkibuka ibihe byiza twanyuranyemo nkibuka uburyo twabanyemo bihita bituma icyifuzo cyanjye unyumve neza witonze ndimo ndakumva ntago wakomeza gukinwa ku mubyimba n'imbwa ubwo duherukana wansabye imbabazi uranapfukama sinabiha agaciro wambwiye ko nta nyanshi mfite nyashi ibyo byose nabitekerezaga nk'umuntu none se ubundi ntaguciye mu ijambo ubundi bivuge ngo wari waransize uragenda ugiye kureba abafite nyashi usubi inyuma gato singusubiza inyuma ariko nubwo ubimbwiye nariya jambo mbwiye naritekerejeho kugeza none nkiritekerezaho ni gute upfukama na nyashi bivuge ngo wahagurutse mu rugo n'ubundi ufite izindi gahunda ugiyemo oya no ntazo nari ngiye muri business mama Betty ahubwo nese ijambo ryo kuvuga ngo ndapfukama nta nyashi yari uri kumwe mama Betty jewe nkimara gutandukana nawe reba umutungo twari dufite ukurikije igihe twatandukaniye ukareba n'iki gihe tuba tugeze kure cyane mu iterambere nongera kwibutsa nawe udukurikiye ufite gahunda yo gusenya urugo nta kiza kiri mu gusenya urugo sibyo reba ukuntu kurura ifoto y'ukuntu twari tumeze wongera ukurura ifoto waje gupfukama imbere yanjye unsaba imbabazi mama Betty ukurura ifoto y'ukuntu twahuye tujya kubana ibyo bintu ntabwo bitandukanye rero njye nkihura n'uriya mugabo mwabyaranye nabonye ko si umugabo ufite icyerekezo ikintu cy'imbabazi ndagira ngo si umugabo ufite gahunda sibyo yewe nubwo atari umugabo ufite gahunda ntago ndi kubana nawe ibyo yankoreye yarabikoze ari buri wese arabibona nanjye ndabibona ubwo rero ni ukuvuga ngo icyerekezo ni icye ku ruhande rwe nanjye mfite ubuzima ndimo wongeraho ko ibyo yagukoreye byageze n'i Burayi ibyo byose ndabizi iyi ni aha tuba turi imbere y'imbuga nkoranyambaga njye nta kindi nabirenzaho njye nariyakiriye gusa rero ikintu nakubwira cyo cyatumye nguhamagara cy'imbabazi nagira ngo tukigarukeho mama Betty nkimara kumenya ko wabyaranye n'umutinganyi niyahuje ibiyobyabwenge ntago yari we simbyemera ko ari sibyo niyahuje ibiyobyabwenge nk'urumogi nk'inzoga nk'amasigara ukimara kumenya ko nabyaranye nawe se n'umutinganyi nahise mbona yuko isi idasakaye nawe wa mubyeyi uri mu rugo utirinze isi yakuvira ntago isakaye gusa ikintu naje gutekereza neza ndeba ko dushaka twabana tutitaye kuvuga ngo dufite imitungo dufite ibi ahubwo tukabanishwa nuko Imana yabyemeye ku mwe abo mumwe wemeye kumwakira n'umwana ya rero ikintu cyatumye nguhamagara ntagiye muri ibyo byuko nagiye muri ibyo byose nkajya mu biyobyabwenge n'iki mama Betty umbabarire uvuze ngo iki umbabarire uko wagiye mu biyobyabwenge bari zo mbabazi nguha oya icyo nacyo urakimbabarira ariko icy'ingenzi nuko nagusize nkagenda sinkubwira aho ngiye ibyo urabizi cyane sibyo igikurikiyeho namenya amakuru y'uko wabyaranye n'umugabo sinite ko wabyaranye n'umugabo nkumva amakuru y'uko wabyaranye n'umutinganyi nareba no ku mbuga nkoranyambaga nkabona koko n'umutinganyi nanjye tukihurira nabonye ko nta mugabo mwabyaranye ni nk'umuyaga arahari none yateye indarabyara ariko nyine ni umugabo uteye nk'umuyaga
ngo yuzuze inshyi. uzarebe iyo umuyaga uri guhuha igiti wamenya aho cyerekeza kiba kigiye. Rero nkimara kuganira n'uriya mugabo mwabyaranye nkareba uko ameze n'ibitekerezo bye n'amagambo avuga. Ibitekerezo byo ntabyo. Mama Betty, umbabarire nciye bugufi imbere yawe mu mutima wanjye. Ntago napfukama imbere yawe kuko ndi umugabo. Abagabo dukunda icyubahiro. Kuko urabizi turi mu kigo cy'Imana hano mu isi. Oya ntago ari ngombwa ariko. Sibyo? Umbabarire ngusabye imbabazi. Nemeye kukwakirana wowe n'uwo mwana wabyaranye n'uwo mugabo. Ukamurera. Ako mumbare mu mpaka jambo gato. Keza uyu mugabo ibintu ari kuvuga ari kurota. Nijye uri kurota. Haba je ntago ndi kubyumva. Uri kuva ngo gwemeye kunsaba imbabazi ukanyakira je n'umwana. Yego. Nibyo se cyangwa ufite ikindi kintu ushaka cyangwa je ntago mbwira n'ukuri kuvuye kundiba y'umutima wanjye. Nta muntu wundi ubimbwiye duherukana nkubwira ko ngiye kugisha inama n'iki, ariko inama abantu bangiriye nizo bashyize muri comment. Ko hari icyavuyemo rero. Yes, nibyo bashyize muri comment. Wewe wateye comment ungira inama yuko nasubirana n'umuryango wanjye. Imana iguha umugisha. Sibyo? Buri muntu wese hari wabigizemo uruhare. Nawe wateye comment uvuga yuko nta mugabo ndimo, nawe Imana iguha umugisha kuko nuko wabyumvaga. Sibyo? Ariko narebye nafashe comment abantu bateye bansaba kugira ngo dusubirane. Ndeba nuriye mugabo mwabyaranye uyu mwana. Mama Betty, yabonye ko ari nge kibazo. Bivuge ngo urambabariye. Ega ntabwo baca urwango. Urambabariye. Ndakubabariye cyane. Urambabariye. Nimba mu Imana. Papa be, urambabariye. Ndakubabariye. Urambabariye. Ndakubabariye. Ntago twasomana imbere y'imbuga nkoranyambaga. Imbere y'iki? Imbuga nkoranyambaga. Ntago twabijyamo. Urabijyamo mugeze mu rugo. Urambabariye. Ndakubabariye. Nukuri Imana umva nkubwire. Ubwo mbabariye rero nanjye nkaba nkubabariye. Reka nkubwire. Tubwire uko wiyumva rero. Yewe reka nkubwire je ndumva bindenze. Ndumva bindenze. Nyuma hoza umwana. Ihorere kibondo. Mana yanjye nge ntago ndi kubyumva. Ihorere mama. Papa Betty bivuze cyangwa uyu mwana arabaranya arabizi. Umwana ni umumarayika. Ngo munyamakuru reka nkubwire iyo umwana aza kuba hitamo ahantu avukira. Ntago uyu mwana ari kwemera kubyarwa n'umutinganyi. Ntago ari umutinganyi. Aragakubitwa n'inkuba. Ni igiki? Umuntu utereka ubusatsi bukamera nk'ubwo yaye. Kera tukiri abana hari ibintu twavuga ngo mbese amusunza apfa se cyangwa nzakira. Urabyibuka? Ngo nzatura he. Nawe rero ubusatsi bwe yabugize nk'ubwa Samusuri. Papa Betty reka nkubwire ibi bintu mbwe birantunguye muri iki. Nta nubwo nabyumvishaga. Twajyaga duhura uhekenya amenyo ureba isura yangiritse. Ni nayo mpamvu kubyakira ntago ndi kubikurura. Ngiye naje Imana impe kugira ngo mbyakire. Uzi impamvu ngiyewe nafashe icyemezo cyo kukubabarira tukongera tukubaka umuryango muzima utarangwa n'amakimbirane. Nafashe yamenyo nahekenyaga nkibara kuba umukristo. Ubu nihaye Imana. Sigaye nkunda Yesu. Ibyo uvuze Imana bigufasha. Ndirimba yandirimba ivuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze he kugupfa. Nta mukristo utatanga imbabazi, nta mukristo uhorana ifitina, nta mukristo uhorana ibibazo. Umukristo nyamukristo n'urenga ibibazo. Urumva? Yesu yangiriye neza.
keza yewe ubyandenze aho Yesu yageze ibintu Byandenze, none se birahinduka Papa be. Nabonetswe no gukizwa byahise byikubitamo njye. Oya njye ikintu cyatumye nkizwa cya mbere na mbere si comment abantu bateye, si inama bangiriye, ikintu cyatumye nkizwa nuriya mugabo w'ubusatsi bumeze kuri abatoboye amatwi ngo yambara na pampa nganarobora abagabo ngagira gute, naravuze ngo mana uzampe gupfa ntagize gute, ntabaye muri buriya buzima. Keza rero uyu mugabo nanjye ibintu avuga ntago byaba ari ikindi kintu aba yatarakijijwe akaba nsabye imbabazi, ntago nabyemera kuko uyu mugabo ndamuzi twarabanye, umujinya we ndawuzi, ibiri kimwe cyose ndakizi. Bivuge ngo niba ari kuvamo mu izina rya Yesu yarakijijwe, aba yatarakijijwe rero cyaba ari ikindi kintu ahubwo ari ubundi buzima ngiye kujyamo. Ariko kuko nkuko ari kuvuga ko yakijijwe ndabyemera pe, ndabyemera kuko Imana hari ibyo igikora kandi bigahinduka. Kandi pe nukuri Imana ibidufashemo jewe ndabyakiriye. Wemereye kumbabarira? Oya nako sinaguhoza. Reka twongere rwose. Ibintu mberuka tukibana. Ni hano none tubyereka abana nukuvuga ngo twebwe turiyubaha, twariyubahaga uretse ko wenda ibibazo urumva Mama Betty. Karama Mama Betty gira ijambo bwira Papa Betty. Ijambo namubwira nanjye ndagushimiye. Ndagushimiye cyane. Ubwo duherukana nagusabye imbabazi urazinyima. Ndapfukama ndarira imbere yawe urazinyima. Ariko ntunguwe aka kanya no kuba wampamagaye ngo bampuze nawe sibyo unsaba imbabazi. Nuko ndakubabare mbikuye ku mutima. Gusa ikindi kibazo mfite ni kimwe. Kayusi yahagurutse yasaze. Nge twahuye ashaka umwana avuga ko amukene, we yavuga ko ngo ngenda n'umwana. Kandi nareba nkabona ibikorwa n'ibitekerezo nkabona ntago byakunda. Buriya rero akabigasekwa nk'akeza. Nabonye ari urundi rugamba rukomeye. Arashaka we ntagashaka ko umugore umujyana n'umwana. Yego. Yari gushaka ngo ngende mbane nawe. Inyamakuru baravuze ngo agahinda kisha agahinja katanavuga. Rero nubwo imbabazi zibonetse imbere yanjye nawe, ariko ku ruhande rwa Kayusi mfite urundi rugamba. Yigira ubwoba. Nge twarihuriye. Uzakora iki kugira ngo bikemuke? Umunsi mpura nawe. Urumva ibyo byose narabyiteguye. Yarambwiye. Uzarwana nawe se? Uzi ikintu yambwiye? Yarambwiye ngo mbwire ngo ngufatiwe n'umugore wawe ngo nje kubatunga. Wareba umuntu ugiye gutunga abantu ukabona n'ubundi ari kwanga kunyanga dasonza. None akantu kandi mu kanwa ke hahorama mfite imitungo, mfite amazu, mfite amamodoka, mfite imiryango ngo iba muri Amerika. Muri Amerika nimba haba muri mukubita umwice byarancanga. Ikibazo mfite ko nabonye hagurukanye n'imizi n'imiganda. Zira ni suruduwira. Arashaka umwana. Izanzoga bita suruduwira ngwa. Biragenda gute? Tuzabikemura. Ni intambara zo. Ese ubundi ikintu ngiye kukubaza. Ari intambara zuriya mugabo watwivangiye mu rukundo. Ari n'urukundo rwanjye nawe nicyo uha agaciro. Oya icyo nshima Imana n'abadukurikiye nuko yemeye kumpa imbabazi. Ariko nanone ntago ntuje kubera ko uyu mwana urabizi ko asanze naramubyaye. Kandi uriya nawe niba ari uwamugira inama, niba ari umuryango we, niba ari we ku giti cyo kubera azi ko yamemukiye akayongera ashaka umwana, nanjye akanshaka bikaba byanze, sinzi icyo gukora. Rero niba ukinkunda sibyo wirengagije umubabaro wose wahuye nawo, tugomba kurenga ibibazo sibyo. Kayusi ni umusazi nabonye yarataye ubwenge. Uziko nibiki hari aho umusazi agera bakamukubita akavuga ati mbabara sinzongera gusara ngeze muri iyi karitsiye. Uzukuru twarwanye shaka kunyambura umwana aho muteruye. Ayi ibyo byihorere. Yesu ashobora byose. Urumva? Uzamusengera nabi. Yesu azamufata mukureho buriya busatsi bumeze nk'ubw'imisuri. Azamufata mukureho buriya amahane afite. Reka nkubwire Papa Betty,
ibyacu birakemutse ubu aka kanya ashimye Imana ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro munyamakuru ariko ibisigaye bya tukiri aho Kayonza ngaho mbabarira turirimba indirimbo ivuga ngo aya marira azashira aka gahinda karangire iyo umubabaro urangiye biba bigiye kurangira ushobora kurarurira mu gitondo impundu zikavuga Haleluya amena Haleluya amena Mana Yesu ashobora byose urumva afata amasaka bitandukanye akavuga ati warukumbura umutinganyi ijya ku ruhande aya masaka avemo ubushera abantu banywe Yesu ni umwami ndabyemeye mugabo asubirane n'umugore Yesu ni umwami ibintu Yesu akoze kugira ngo Jesho afate umwanzuro umva ni umwami pe uzi Yesu ageze kuri wa mwana wo kwa Yayiro yafuye na buri wese udukurikiye yaramusuye utizera Imana sibyo na buri wese udukurikiye utizera Imana yizere ko Yesu ari umwami n'umucunguzi kuko ubuzima narindimo ku ruhande rwa Jesho no ku ruhande rwa Kayusi urwaye rurarangiye urugamba asigaranye ni rumwe na rwo Imana igomba kururangiza ariko Yesu ni umwami nge ntago nzi ko tuzongera guhuza ntago nzi ko uzampa imbabazi nyuma yo kuzinyima Yesu ashobora byose nongera kwibutsa wowe udukurikiye witandukana n'umuryango wirukanyira mu bapfumu ngo ni bararoze ngo bageze gute ahubwo ahantu hashobora kukuruhura uretse kwa Yesu gusa kandi kujyaho n'ubuntu nta mafaranga baguca kandi bigitangaje iyo tuza kuba kwinjira ari amafaranga tuba turwanirayo ariko kuko babigize ubuntu babigize nka simukadi za Airtel byandenze pe byandenze rero ikintu nakubwira cyo uyu mwana iki gihugu tubamo gifite ubuyobozi ntago bigarukira kongera gutabara kuri daso hari ba meya executive ugakomeza ukarinda ugera kuri perezida w'igihugu udukunda cyane nk'abanyarwanda sibyo Kayusi nagutera ubwoba yewe kuko no mu gihugu nibamenye ko ari umutinganyi baramuhiga oya ibyo yenda bashobora kutamuhiga ntago afite ubukana kandi arashaka umwana reka nta bukana buba mu umuntu wamugiriye iyo nama uriya mugabo ugenda aryamana n'abandi bagabo ngo afite ubukana babumumazemo buriya y'intare zitontoma ntago icyambere birarangiye igisigaye ni urugamba ngiye gutangira ariko narwo urugamba ruzarangira yes mama Betty urakoze cyane nizere ko tugiye kujya tujya gusenga tuzajya tujyana gusenga reka dushima Imana rero ibagirwe ibya Kayusi uwagize inama cyangwa igitekerezo atanga muri comment n'impamvu babwirani iyo utanze comment ubutanze inkonga ikomeye iruta n'amafaranga rero reka mbashimire mwese hari mwinshi mwagiye mubagira inama hari mwinshi mwamamagaraga mumbwira muti bigenze gutya kandi koko narababwiraga ni ukuri byagize icyo bitanga umubyeyi yemeye gusubirana madamu n'umwana ariko ibya Kayusi nabyo ntibirarangira ariko kubera Imana nabyo bizashyira bigira iherezo uriya mugabo nabonye akaze umva uriya mugabo ni amasengesho Mana data turagushimiye kuba abanye natwe mu bihe bitambutse ushimwe ko haye agakiza Jesho abari inzererezi waduhinduye abantu bazima abankwagura umugi waduhaye agakiza izina ryawe rihabwa icyubahiro ngushimiye yuko wanteyemo umutima wo kongera gusubirana n'umuryango wanjye Mana udushyigikire kandi utwiteho mu by'ukuri nyaguhora ku ngoma Imana ntacyo dufite mu ntoki ariko tuguhaye umutima wacu kugira ngo ube ari wowe kuturengera kandi udukureho inyatsi na karande tuboneyeho no gusengera uyu mwana kugira ngo umukureho inyatsi zo mu muryango w'abatinganyi mu izina rya Yesu kandi nyaguhora ku ngoma Imana amabyi abadayimoni badusize uyadukureho tugushimiye ko ugiye kudutegurira ibyiza ukadutegurira ameza imbere y'abanzi bacu
kandi ndagushimira ko izina ryawe rihabwa icyubahiro komeza gukora iby'ubutwari ni mu izina rya Yesu amen.